Era yuko irindazi riryoshye gutya utarari. Twayakasa ameze nk'imyumbati. Dore nuko nguko tuyakata ameze. Umara kuyotsa. Wabonye uko tuyakata ameze, dore bono bari kuyashyira mu mavuta nyine. Yabaye rawundi kubera. Dore uko tuyakata ameze. Dore uko ashya ameze. Ariko zinyamuriro wagira. Ati. Kuna happy. Happy saraya. Bayara ni bande. Nanga. Dore. Nana ziluze nabwo utari uzakora. Iganza kwa Amandazi y'ubuzi. Ndetse umushefu karya Keke se? keke. Yuko nazo tuzaza. Joro ni ibyo. Dahiye wewe asamye iki? Ni igikoma. Higwa. Wewe tukira cyose. Yawa tukiva muri teramusi. Mami tobe twabiki. Icyo kirawoze. No kuko Arapore. yu. Kora mami. Niba bibye. Pole sana. Mugabo uko mwategereje. Mugati kwa mama sosi. Ngiye bari bategereje. Nabari yuko mbivuga. Yewe data. Katirisi. Ndize mamazi walizumize n'imbere shede. Iryo. Uri kuribona? Uri kubibona. Ndabona ukuntu risagaye. Dati uri kuribona. Ndi kuribona. Uri kuribona iyanjye. Iyawe. Just wait. Ikirindazi ufite ndi kukibona. Munyaso yewe shede cyane ari honse. Ari honse. Mwamba bariye mukansura koko nkabaherezaho koko. Fata iyo nimero mpamagare nukuri mbaho Amandazi pe. Amandazi ntago nakishimira ko yarya ngenyine. Ari kuvuga n'ikiganza. So, mwayabonye. Siko nanjye ndireba nkagira ngo singe ugiye mugiye gukora gute guponda. Hano tugiye guponda ya Amandazi yacu. Ariko ku muntu nanone udafite akamashini ko gupondesha. Ku muntu udafite akamashini ko gupondesha yakoresha intoki ziziponda. Ako shefu najya babwira reka. Burya yanapondesha udutoki. Udutoki se intoki. Ngiye gukora uturindazi turyoshye noneho muratubya mwigimira. Urumva era. Bakoresha mudu. Ndaba. Hariyo tugiye gukora Amandazi. Cyane. Iyo umuntu agiye gukora Amandazi nyine arabanza agakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Hari abantu nabonye batera comment ati ni ukujya mwambaraga ntabwo dukundaga. Twe dukunda ibintu biri naturel. Ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune ugakora ibintu byawe bifite isuku. Izo ga nazo nta wazizera. Kandi burya ntibakababeshye abantu bose batunganya ibintu by'ibiryo wakoresha. Ahubwo noneho mwaba muzi se amategeko yo guteka. Yasa nimeneka hisosi ukazongera. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero umva ibintu ngiye kubakorera noneho muri bubikunde. Mwebwe mukore subscribe, like, share, comment kugira ngo video zose tuzajya tubagezaho mujye muzireba, muzikurikiye kandi zibagereho mu bantu ba mbere. Ubushize rero murabizi ko twari twabakoreye amasambusa. Muranabikunda cyane. Uyu munsi rero nako ntago twari twabakoreye. Twari twayakoze mu rugo yo kurya ariko turavuga ati twereka abakunzi bacu kugira ngo nabo barebe ibintu bajye babyikorera. Tuba turi kwitunganyiriza breakfast. Yes, bajye babyikorera nabo bitabagoye. Burandi byiza yuko ubyikora kuko ze nk'amasambusa 30 cyangwa 40 abatwaye amafaranga make kurusha kuyagura. So uyu munsi rero tugiye gukora Amandazi ni mu gitondo yo kurya
ku bya mu gitondo nyine breakfast yacu uyu munsi ni amandazi. Abana basabye amandazi ko ariyo bakeneye, rero twebwe ibintu byose rero tuba tuzi kubyikorera, ibyo narabibabwiye, so ntago tujya tugura turikorera. Isambusa s'ubundi barazikunze si babibyanditse utabahaye bazikunze batasiye ese bahita bagusubiza yawe so muri kubirya ni ari abantu bambwiye bavugaga ngo muryoherwe ngo natwe bitugereho. nizere ko wabahaye narabahaye no se kubaha video ugira ngo ikirenze icyo ni iki, kubereka nyine nabo ukuntu babigenza nabyo birahagije. Ubu ngubu rero tugiye gukora ikintu cyitwa amandazi. Aho ngaho mugiye gukora gute? Guponda. Hano tugiye guponda ya mandazi yacu, ariko ku muntu nanone udafite akamashini ko gupondesha, yakoresha intoki ziziponda. Ako shefu najya ababwira rero burya yanapondesha udutoki udutoki se intoki. ngiye gukora uturindazi turyoshye noneho muraturya mw'iry'imini. Urumva era bakoresha mudutoki ndabaha bakoresha mudutoki seko bito mwabibonye, narababwiye aya mandazi number 1. Nakongerera akavuduko. Nabonye guys, ubwo udafite imashini intoki zirabikora, umva wana ukaponda nyine wana, ariko twebwe rero nta kwivuna, icya akamashini gahari ni ugakoresha, nta mpamvu. So rero nta kintu ntazajya mbereka, utuntu twose nzajya ntukora mbereka icyo musabwa mwe mu nkoreza dukaye, udukoresho twose ukagenda udushyiramo buhoro buhoro ko bitari kwirukanka, imashini bigenda gakeya. iyo wongera umuvuduko Kirisi ari amakeke nibwo wongera umuvuduko. mwabibonye. So aha rero ubu turimo turaponda, mubikurikire kandi nyine mwabibona ko ari ukubanza umuntu agakaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune kugira ngo akore neza ibintu bifite isuku. So murayibona rero pate yacu cyangwa se igipondo cyacu cyamaze gushya, ko nari kuhabona neza ngo mbereke pate iki. So mwayibonye kugira yohera mwe mujye mugende Pate y'amandazi. ubundi ibintu byose iyo ubyikoreye birakorohera mu rugo, bigatuma usipendinga make. bituma unakora utuntu turyoshye, ibintu byiza biryoshye nyine karite, ibintu bya karite kabisa bitandukanye n'ibindi byose kandi bifite n'isuku. murimo muratsakuriza mwana, mureke twirebere video. Ku bantu rero murashaka ko tubibigisha, mujye muduhamagara tubigishe ibintu ibyo ari byo byose muzi bikorwa mu farini, mujye mutubwira turahari. Ni menshi iyi kipondo kingana gutya. Yewe shefu dadi wacu
aba yatubereye shefu. amandazi ntabwo ari buhaze. Daddy, Yes. ko utaguze kanisa gutya n'iyi shati. Iki? Kanisa gutya iri hejuru. Irahari. Iriko. None kuba tutayambara. Aya mandazi rero uyabyimbishiriza mu mavuta. Nta bintu byo gutegereza ngo abyimbe. Kandi akabyimba. Uhita uyashyira mu mavuta ukayabyimbishiriza mu mavuta, ariko aba aryoshye ndabigutuye. Abantu batagira ngo ni nk'amandazi asanzwe, niyo amandazi ugura mu kabekari ukajya ujya kuhagurira. None se kuba wambaye inifomo zo mu kazi mu rugo, Bigiye Mama abashefu nanze kwambara ajye koga. ibyo bireka ariko byo ni ibyanyu. bagomba kuba bafite isuku, bambaye imyambaro yabugenewe. None se kubera icyo urivirinze gutyo, nagira ngo uraviringa rawundi. Oya, ni uko nguko aya mandazi akorwa. Mbona kuona Mami ese ubu nturi gukata manini? Mami reba birahamba. Ese mwayirese rwose kuzarana simba ndi gufata video. Genda tati naguhambire. Uku akorwa. Ebwo urabona ibintu byacu ukuntu bitworohera. Ibintu byose akomana. Agemba ndi kureba nkumva amandazi nayabahaho kugira ngo mwumve uko bimeze, gusa mujye muza base mudusure tuyakorane turi kumwe muryeho namwe. Bajye baza abakunzi bacu badusure, tubakorera amandazi, tubakorera amasambusa, tubakorera amacapati, tubakorera amaburete, tubakorera amapiza, Tubakorera amakeke, tubakorera amamiti payi cyangwa gozete, tubakorere udukapu keke, tubakorere keke za aniveriseri, iz'ubukwe, tubakorere iz'ubukwe. ibintu byose. Tunabahe baryeho bumva uko keke ziba zimeze. Twe dukora udukeke tw'utuorijinali gusa. Ubundi wariye keke yacu ntabwo wazifuza kugira undi muntu gukorera keke. Isabune si ngiyo. Ngwino ujye koga we. Hari abantu bajyaga basaba ko mbigisha gukora aya mandazi. Ubuse si baboneyeho uko mbikoze. Ako murebe nuko. Aka amavuta buriya ntari bishye cyane gatuma atabyimba. Amavuta Aba yajyamo agahita ahiramo. turebe uko bimeze ibyayo. Ntari bi. Nta kibazo afite. Mwayibonye ndazi. Gusa shana nabonye iriya video abantu barayikunze, mba mwebwe mukore subscribe ubundi. Njye mbereka utuntu. Si ko bareba ntibakore subscribe ni ukubera. Abanza bareba baba barayikoze. Abashasha nimujye muzi. mubabwira. Nese ubu ni ngombwa umuntu ababwira, ariko mba nanabibabwira. Yajya ubabwira ubibutse barabyibagira. Subscribe, share. Nimba ubona bakunze iyi video, kora share, ukore comment, wandike comment ubitubwire. Mwandike Kugira ngo kandi tubwire niba ari byiza dukomeze cyangwa niba babikunze byose bajye batubwira. Munatubwire n'ibindi bintu twabakorera mushaka. Ndetse n'ibindi. Mujye munatubwira tubigishe, mutubwire ibyo mushaka ko tubigisha gukora. Munaduhamagare tuzi iwanyu ahubwo tubibigisha. Amabiswi mushaka ko tubigisha gukora utubisiketi byose tubigisha. Mwebwe mujye mukora subscribe. No guteka. Tagira ngo ni no guteka ibi byonyine by'ifarini. No guteka indyo zose. Indya. Kandi b'abarundi indya zose. Oh la la la, oh la la la.
ubundi abantu harabazi yuko umuntu akora amandazi yabumbye rawundi gusa kandi urabona wanakata gutya. irindazi nyine ni ubudasa bwaryo kuko iyo Ariko ukoze gutya n'ubundi rihiye nta nubwo ujya umenya ko wigeze urikora gutya. Ariko nta nubwo ari amandazi yose wakora gutya. Rishya riri rawundi rwose. Yapya. Rero twatangira kuyotsa noneho akabyimbira mu mavuta ukoresheje akariho gake, amavuta adahiye cyane, hanyuma amandazi akabyimba sinahagera byimbira mu mavuta amandazi ushyiramo make kugira ngo aze kubona aho abyimbira kuko birabyimba bikaba rinini rwose. Muraje murebe uburyo agiye kungana. Shamba nanjye live kubereka ibintu live. Amandazi agomba kuba ari brown cyane rwose, arashya akaba brown, asa neza cyane. Aha rero noneho aba ahiye. Ahumura neza. Murabyumva? Urayarya yose? Urayamara? Shuwa. Yes. Ndashaka irindazi. Mushaka irindazi. Iri tondo.
Guys, mwabonye rero indazi zirasa neza si demandazi. Mwayabonye rirashya riri brown ryisatuye rimeze neza cyane. So iri rindazi rero ndari gutuye mva kuki mutagera hano koko ngo mbahe koko mwambabariye mukansura koko nkabaherezaho koko. Fata iyo nimero mpamagare nukuri mbaha amandazi pe. Amandazi ntabwo nakishimira ko yarya njyenyine. So mwayabonye siko nanjye ndireba nkagira ngo sinjye ugiye kurirya. Bigabana duhamagara baduha akazi. Ariko mwagiye muduha akazi. Mbere nababwiye ko dukora keke. Nibabwira ko dukora ibintu byose byinshi cyane kandi biryoshye. Ntabwo murabyumva ngo mumbwire mbaha mu makazi. Iri ndazi rero waribonye. Riba rimeze neza nta kubanza ngo ureke igipondo gisaze kinuke utegereje ngo kibyimbe. Kukibyimbisha gutya rero ukakibyimbishiriza mu mavuta bituma irindazi riza rimeze neza cyane. Ko mwarebye amacano menshi irindazi ninde wabonye warikoze? Ko mbizi ko mwarebye ahantu henshi bakora amandazi. Mumbwire umuntu wakoze irindazi mwandike muri comment. Kandi ni mubikunda mukajya muduflowinga cyane tuzaba tubakorera ibintu byinshi cyane hamwe n'ibyo guteka kuko twebwe uburyo dutekamo noneho byo muzatwigiraho byinshi ubundi. Subscribe ubundi ubuzima bukomeze. Tugiye kuri mecura muri iki gitondo rero. Nyine mufate ayiraho nawe usuki icyayi mufate icyayi. Icyo gikombe uri gusuka ni icyande? Ntabwo unywa icyayi? Muricara hayera? Oya mujyane mucara haraho. Mbega amandazi aryoshye. Ewa, ahubwo se wajya wicara neza nk'umukobwa? Umanuye amajipo, jya umanura amajipo wicare neza. Uzi ko ndi gufata video? Reka video zireke bari uby'amandazi. Eka nze ngende kuyifata n'ubundi ntari. Amandazi mwayabonye? Nurumva aryoshye nk'amasambusa. Njye ndicara he? Ari sambusa ni ndazi kiryoshye cyane. Ndamwaga ko cyane n'irindazi. Urabesha. Irindazi riguhaye ruswa. Irindazi riguhaye ruswa. akubwira njyewe urambugoma sambusa na capati keka n'amandazi. Bandi yasetse umutuzo. Ariko badukora mu ki? Tubatora mu bugari. Ubugari barashyiramo umunyu. Guys, Breakfast y'amandazi imeze ite? Kori wanjye wagiye nawe ugakura ukarya sha. Amandazi ndayakunze nubwo ntajyaga nkunda amandazi. Ari yese yasinziriye disi. Aryoha mu ibere. Aryoha mu ibere. Amandazi ameze nk'urwibutso. Amandazi y'urwibutso ntabwo utaha niyo uzakora. Iganza ku amandazi y'urwibutso.
ndetse umushefu utarya keke se keke ariko nazo tuzahantu arahiye Joro ni ibyo rwose ndahiye we asomye iki ni igikoma yigwa mwese ukirashyushye yawe tukiva muri teramusi Mami, tobe tobe icyayi kirawoze. noneho kuko uri n'inzobe imiru igikoma se kirosanya yagushiriye imbere shaho ndapfuye bayashaka ndumva ururimi ubwoya buvuyeho ururimi rugira ubwoya rugira ubwoya nyine urumva ko ari ubwoya ku rurimi ubwoya bwumva uburyohe hari burahira abafite amaraso ati igikoma kiracyuha mana we reka sote nyikuremo none shaba iyo ubiye wumva bibishye akazi ka sote karangiye ubundi akazi k'ingofero ku mwaka reka njye kuzana nzana nsukemo amata hano ngire mvange bagiwe ndemo amata akonje mbega wowe akazi k'ingofero iyo uri mu gikoni aba ari ukugira ngo utagira imisatsi itajya mu Ndagiye. None safari. ndashyiramo amata akonje wenda byahora yesu we kuko wumva iyo uri ibintu bishyushye ntabwo uzi wumva bibishye noneho sinzi niba ndi burya nkanaryoherwa ntabwo uryohera cyane iki gikoma kirashyushye cyane nubwo kivuye muri kenya ubwo nanjye nsomye ntacyo nitaye kuko nanabanje kuboko ntiwibagiwe ko gikonje abura abana bari na pole yuuu Pole. pole mami ntiwabyibugiwe pole sana mugaye ubivuga kuko Mama, mwategereje mugati koma musosi mwahazi aya mandazi rero Ni igiti cyane. kandi mwayashakaga menshi nama hagati ndavuze ngo nagaruka hasi kuko hanyuma wayamara suka amandazi se ni amasambusa amasambusa ko mwayayoraguye shani bagiye gufata video ngo mbereke shaka ukuntu twaba twaryohewe ipurato y'amasambusa iminota ingahe mukwamura imaze uziko nari amasambusa atandatu Kera narariye amasambusa. nangahe Narariye. ayo nangahe mwariye 10 wowe yangahe abona umuntu ari kubyariye no ati nariye rimwe angahe umwe igikoma urajya none isunera ubwatsi ndajya gusoma wumva mu kanwa harimo haratubwira hariya abana Android. urinze niwo wayamaze yose ubundi Mami, wowe mami n'uyu yariye. ariko mu ifoto rijya ryo tunene Ndongera nanjye ndatamira gutya. wowe ariko hano hantu hari video nziza twari kutureba Muri kutureba aho turi kurya. nubwo kabiri kumfata rero ndi kubareba ko wabihengetse ya mandazi Ngenda kuba naza marara. urumva wayahaza haranyise we nakunyuze kandi ufite igikoma waneye ubwoba bwo kugisomaho kiri no mu itasi none cyabose ko yakiri no mu cyasi Ngo wamuteye ubwoba kubera cyane. ibyo ni natwe barimara n'ubu urayimara igo shaka iriza ira utase bagakora he rero dutora ku gasatuyaka iriza ne turigabane Mama nabyari. rero ndaza ira Atwana. imani mufata yo mubonye reka niyo byaba ari binini kamu namwe muri banini mufate niyo byaba binini nta kibazo namwe muri banini Daddy, tana turi batoya.
reka abantu banini bangana gutyo. No, Daddy. Yes. Numvise ingofero yawe ikuruye. Numvise ingofero ikuruye. Ndi kumva ndagiye ngo ingofero yawe ikuruye ukazana agapayera. Ayera nari ndi kugenda impita nsubira hano hariya. Waryamye aho Daddy? Yahaze mbona Mwuka wamukubise. Okay, Daddy, thank you. Jewe na amandazi nakuta. Thank you Why so bad? much. Why bad? Mwese araryoshye. Cyane. Tumuheke bizo. Tumuheke bizo Daddy. Yes. Jewe ubundi nzayarya ejo neza. Yes, tumuheke. Mubwire ngo miss you. Utayimuhaho. Miss you. Miss you. Yewe nzayarya ejo amandazi yawe. Njye nawe niba ushaka icyo gihe tugifate njye narijyanye sinavuga gifite n'umwanya nawe yari fata icyayi Wigikoma? ntabwo bano bamareka niyo mpamvu mubona ari bamaneka ntibakurikiza bakunda tea izi ndazi warizumize n'imbere sheri Iryo uri kuribona urabona ukuntu bisa gazi ndi kuribona iyanjye iyawe Just wait. ikirindazi ufite ndi kukibona Umuntu yanywesha ariko yaba arironze. abanyito Arironze. aba arironze mwanga n'ibiti Kurironga riba risa rimanga gutya. ayira kuronga n'ibiti koza oya kuronga reka nabona kubwire kuronga ari ibiti ngira ngo ni ukoza ikintu Gama twararonga. wowe kuronga ni ibiti kuronga ni ururimi ruhe igitundubwa kitundu bwanji kuronga Ngorora. Nuko amasaka bari hasi bimwe bireremba hejuru ukabigiza ubyegura kuno ku ruhande. kati gashere kati urabiko flower do yihi ai ni ndo babwiye ko ubundi utwo dutebe ari utwo kwicaraho koko izo kwicaraho muzijyanye mu cyumba munaniwe kuzizana hano ahubwo se biziza nawe uraza gukubita agatwe hasi izi ntebe rero uzakubita akajyuri hasi wambera wambera urakubita agatwe hasi ishobora no kuzikubita hasi kagafata mwebwe muvanyeho intebe zo kwicaraho za purasitike mushyizeho udusutabure kandi udusutabure bazi bakwicara turabagusha mwumirwe ubundi utarakubita nyashi hasi ntabwo wabura kwicara ntabwo wareka kukicaraho choka hapo iwe seruka iwe iwe chimwana iwe choka hapo endesa muranyerera oya siga hose utanyerera ubishaka kandi reba turi kugenda choka hapo iwe seruka endesa gaseruke ako kamwana ako